Mama Keti mugore nkuru. So ejo rero tugiye. Nari ngokumbuye. Komanda makuru. Mu rugo ibintu biri kugenda neza. Natwe rero uko nguko hano nta kazi rero nagiyemo rwose kari danje, ariko muri iyi minsi rwose stress cyane twayibonaga wese. Ariko uko biri kose muri iyi minsi bigiye kugenda neza. Inama ndimo n'abashoramari muri Dubai hariya irimo iragana ku musozo. Hari utumiliyoni tugira muri 500 nzajya kuri share yanjye. Ubwo rero two dufaranga nitwo nzakusanya tukajya no kwishimisha. By the way, okay, ndabona wewe nta kizisigaye usibye kujyana abana ku ishuri. Okay, are you ready? Yes. Ready? Fantastic. Amazing.
da reka tubahamagare tubabwire iyo nkuru nziza. Ravi ngwino hano tukubwire. Meze ute se mwana wa? Roger se ari? Aracyari muri bya bintu by'abakobwa koko. Uriya mwana arananiranye. Reka mfe kumuhamagara. Roger ihute hano. Kwa mwana uzakoze isoni. Wajya usubiza abantu bakuru neza. Icara hano. Meze neza. Inkuru nziza ihari ni uko mwatsinze. Eka reka wowe si ubwo warusha murumuna wawe. Eka reka. Ariko wagerageje basi ariko ubutaha kugera mu wa gatandatu uzagerageze ukore uko wagera hose bishoboka. Ubona amanota basi nawe uzabone yose nk'uko muri Bibirara nzakora ishoboka. Ubu wabonye 32 ariko ubutaha uzagerageze basi nawe uzuzuze nk'uko muri Bibirara. We yabonye angahe? Yabonye 35. Yushushe. Turabaheka bwana. Turabaheka. Barosete ako nitupe ubwenge. Nakoze cyane. Wakoze turabyemera ariko murumuna Ariko gusa nabona nanga atanu nyine akoze n'iziriyo none zirari. Kubikora ibyo wafite. Paulo n'ubuzi. Kuva kuri atanu kugera kuri ubu cyo bisubiza. urabizi ko igihe turangije uyu mwaka urangiye wose buri gihe rero inyungu yose ku kigo wacitse warwanye n'abayobozi basi ariko iyo ugerageza nawe ukitwararika neza nk'uko mwumvise nange warakoze Jewe aho ngiye kwiga nzajya nitwara neza gake. oya uzitwara neza Nzagerageza nzaguhemba gushira bazanyirukana nka gatatu gusa. ese mwana wanjye bigana kangahe Reka ntuzagerageze. uzagerageze ku buryo hatazigera wamuvuga Buri munsi azaba ari byo. uzatahira uko twanze urabizi ko ibintu biba bimeze nabi ujye ugerageza gutwararike nawe urebe niba nawe ejo bundi wasigaye sibyo mwana we Ndabona bampamagaye ku kazi ngo hari umurwayi. Reka papa wanyu abajyane ku ishuri nanjye njye kwita kuri uyu murwayi. ariko yabera byose reka mbanze mbahe amafaranga muzikoresha nabuze ibikoresho ibikoresho byawe byose turabifite ku nzu ndabaha amafaranga muzamwifashisha yabahe mwese buri wese cyangwa iwe nguyamuye reka Yangewe n'umwana. ntabwo tubasha kubaherekeza ikintu ndabona agiye nko mu ntara gukurikirana ya mirimo bamuhereje kuri TTC y'iriya ya bugarama ndabona ariho ariko nyine kugerageza muzagenda mwitware neza ku buryo muzaza muzaza kubasura hagati ibyo bashaka Keishuri